ikaze nanone muri Barada Vibes. Umeze neza? Wakoze kuza kumva iki kiganiro. Nizere ko hari icyo kiza kukumarira. Uyu munsi rero tugiye kuza kuvuga ku buryo kungo, ku rugo, ku rushako, ku bantu bashakanye. Hari igihe mu rushako hazamo ibibazo umuntu akumva byacitse. Mbere yo gushaka ibisubizo akumva ko ibintu bikomeye. Ikintu cya mbere najya nkubwire yuko ntazibana zidakomanya amahembe. Ikindi kintu ntabwo ibintu bihora byose ari byiza. Nta nubwo ibintu byose bihora ari bibi. Nkuko mu buzima busanzwe ariko bimeze. Niba ukora ahantu ntago iteka uhora ubanye neza n'abantu n'abakorege. Hari igihe mugirana ibibazo, hari igihe mugongana ku kantu ntimwumvikane ku kantu runaka, ariko akazi kagakomeza, mugakomeza mwese mukaderivaringa kandi akazi kagakorwa. Ni nuko rero no mu rugo bimeze. Ntago umugabo wawe cyangwa umugore wawe iyo mugiranye ikibazo aba umwanzi, ntago aba umwanzi oya, bibaho. Ahubwo uburyo mukemura bya bibazo nibwo ikintu kiba cyiza cyangwa se kikaba kibi. Ikindi kintu, hari abantu usanga cyane iyo ingo abantu bakibana ugasanga bamaranye amezi 5, umwaka umwe, umwaka n'igice, hakazamo ikibazo bagahita bahitamo gutandukana. Donc kubana ni kimwe, gutandukana ni ikintu, no kwiyunga no gukemura ibibazo mufite ni ikindi, sibyo? Ntago rero mu gihe hajemo ibibazo, sibyo, mu gihe bwa buzima bwiza mwari mufite kwa kumvikana rwa rukundo rwawe rurimo byashira ishusho bishize, cyangwa se bihagaze cyangwa bigize akabazo gatoya, ntago bivuga gutandukana, ntago bivuga ngo divorce, ntanyumva, ntanyubaha, ntagira ati divorce, no, ahubwo muricara mukabifixa, sibyo? Ntago rero ikintu cyose kibaye mu rugo cyangwa se ikintu cyose kije guchallenging urugo gituma mutandukana. Ariko nanone tubitandukanye na niko zubakwa no gukemura ibibazo biri mu rugo. Ni ibintu bibiri bitandukanye, muze kunyumva neza. Niko zubakwa tube tuyiretse turebe ni iki kihe kibazo kiri mu rugo, ni ikihe kibazo wowe n'umugore wawe mufitanye. Kandi akenshi nkunze kubivuga, mu kubaka urugo harimo ibintu bibiri, harimo umugabo n'umugore bubaka urugo, ntago ari umuntu umwe wubaka urugo. Ese mwese ibibazo biri mu rugo, ikintu kitoroshye kiri mu rugo, mwese murabyemeranya ko hari ikibazo? Mwese niko mubibona cyangwa umwe niwe ubona ko ari ikibazo undi atabona ko ari ikibazo? Ikindi kintu, ese icyo kibazo kiri mu rugo murumva mwakwicara mukabikemura muri babiri, cyangwa umwe niwe uzagikemura undi ari ntibindeba? Icyo kintu nacyo mugomba kugitekereza. Rero buri rugo rwose cyangwa se buri rushako, umugabo n'umugore, buri couple, buri rugo, ntago ibintu bihora ari dedededede, nta nubwo buri ibintu bihora ari ibibazo oya. Hari igihe rero iyo mugeze mu rugo mutangiye kubaka urugo, rusaba ibintu byinshi, rusaba commitment nyinshi, rusaba gushyira hamwe, rusaba kumvikana, rusaba gutekereza, rusaba kurukorera, rusaba ibintu byinshi. Rero ibyo bintu byose rero bitewe n'ukuntu mubanye, n'ukuntu imyaka, iminsi irimo igenda, amezi agenda, umwaka ugenda, hari igihe bigera hano bikamera nka rutine murayizi, akamenyero. Ugahita wumva muzi uko mubyuka, muzi uko mwambara, muzi uko mugenda, ugasanga nta gashya kari mu buzima bwanyu, nta gashya kari mu rugo. Nk'abashakanye bikamera nkaho hajemo ikintu kimeze nko kurambirwa, hahandi utanatekereza ikintu, ibintu nyine bisigaye bimeze nkaho birimo byikora. Iyo rutine rero, cyangwa se ndimo ndatekereza nk'urugero, sibyo, rw'umuntu wafashe ibintu ahora asubiramo buri munsi, donc ugasanga ibintu byabaye akamenyero ku buryo adatekereza. Iyo rero icyo kintu cy'akamenyero kigeze mu rugo, hari igihe byica urugo, byica urushako. Nta kuvugana, nta guseka, nta kuganira, nta guhindura indyo, nta guhindura uburiri, nta guhindura iki, ibintu byose nyine bisigaye biri automatic, donc bimeze nkaho nta kintu gihinduka mu buzima bwanyu. Icyo gihe rero urushako narwo rurakonja. Ijambo bita gukonja, rugakonja rukageza rukaba barafu. Ugasanga rero n'urushako rushobora gupfa kuko byageze mu kintu kimeze nka rutine, mu kintu kimeze nk'akamenyero gahoraho, nta gashya karimo. Mwibuke yuko turi abantu. Iyo rero mu buzima bw'umuntu hanze hibeshya akazamo akantu kagashya, ibintu birashyuha, ukabona umuntu akangukiye ahandi, iwawe byarasinziriye, ari mu kugona gusa. Ni ukuvuga rero mujye mwibuka yuko urukundo ntago buri gihe ari feeling, ntago ari amarangamutima adafatika. Hari igihe urukundo rubana commitment. Commitment ni nk'iki, ni nk'ibyo twiyemeza. Mukaba muri ku kazi, iteka murataha, mukarya mu rugo, mukagera gute, ukwezi kugashira ukundi kukaza, ariko rwa rukundo ukavuga ariko sheri wanjye uyu munsi gwino
njye kukugura akabyeri, mugasohoka mukareba n'abo bantu baririmba, akakugura nako gafanta, hagahita hazamo iki akantu gakangura kwa kugona bikavamo, ukaba wumva ubana n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe uramukumbuye. Bijya bikubaho kumva ntumuheruka kubera iki mu gitondo mukajya mu kazi mugataha mu gicuku, ejo bikongera yewe we ntagakonje ku kazi ugira konje. Yego ese nta kuntu mwahuza konje zanyu mukenjoyinga muri babiri mwenyine mu rugo, byashoboka? Ese mujya mutemberara wowe n'umugabo wawe mukagenda mukicara ahantu mukaganira mugaseka mugatembagara? Bijya bibaho? Ako kantu gatuma mu rukundo hazamo iki, urukundo mukaruha ikibatsi mukongeramo akariro, mugakora agasitoke kazongera kakabaherekeza andi mezi angahe yo gusinzira. Sibyo? Donc ibintu by'akamenyero no kurambirwa bikavamo. Ikindi kintu mugashyiramo urukundo, sibyo? Urukundo apana kuruvuga, apana kumva ngo ufite papa kana kana mama kana kabari hariya murakundana gusa, no. Shyiramo akantu, ako kantu kongeremo, sibyo? Rureke kuba physique gusa. Urumva hari abantu bavuga ngo kugira ngo umenye ko umugabo agihari cyangwa umugore ahari nuko muza gukora igikorwa cy'urukundo. No, mushobora no kuba mutari bwubaka urugo kwa mutari butera akabariro kwa ko murarushye, ariko none ukanamuhobera, akakumva, mukanasangira ku isahani imwe, ukamugaburira, kumukorera akamasaje, hagahita hazamo akantu, ya rutine kwa kuntu cya kintu cyari cyaraje muri mwebwe cyo kutavugana kikaba kiracitse mugikuyeho. Hari ukuntu ushobora kumva umukunze kana kandi agukunze, ukanamuhamagara ukamubwira uburyo umukunze cyangwa se ukamubwira icyo umushimira, atabyiteza atagize ati ukamuhamagara utisha wakoze kaka cyayi wantekeye karisawa. Urabibona icyo kintu agahita yisetsa agakomeza akazi. Sasa nubwo bwose mu rugo hari hatangiye kuzamo ikintu gikwedutse. Ikindi kintu nubwo bwose mu rugo ntago muzahora museka, hari igihe hazamo ibintu biri seriye, ntago muzahora mwishimisha, hari igihe hazamo ibibazo. Ese ibyo bibazo murimo murabifatanya gute? Mugenzi wawe afite ikibazo, afite ikintu kimuhangayikishije, urakizi se? Urimo uracyitaho se? Uramuhumuriza se? Cyangwa nta nubwo bikureba? Hari igihe bitakureba, hari igihe ntago ibintu bituma urukundo rupfa, ntago ari ibya bintu bikomeye gusa. Hari n'igihe mugenzi wawe afite ikibazo ariko ntukiteho, atari uko umwanza ahubwo kuko nawe urarushye ugiye mu byinshi. No, garuka ahangayikishijwe n'igiki. Ese urimo uramuba hafi? Ni gute se umuba hafi? Uramuhumuriza, uricara mukakiganiraho akakubwira akamuri ku mutima, cyangwa nta mwanya ufite? Ntago ubwo hari ikintu kirimo gipfa mu rukundo rwanyu. Inshuti yawe ikavuga ngo kanaka yambaye hafi. Ese umugore wawe cyangwa umugabo wawe umuba hafi? Mu bibazo agendamo, mu bintu arimo ahangana nabyo, urabizi, uramusengera, uricara mugasenga, cyangwa umuba hafi ukamubaza ibibazo cyangwa ukamuhumuriza? Cyangwa nawe ntabyo akubwira kuko azi ko nta kintu uzamumarira? Birababaje kuba ufite ikibazo inshuti yawe runaka hanze akaba bizi, ariko umugabo wawe cyangwa umugore wawe atabizi. Birababaje kuba umugore wawe cyangwa umugabo wawe ajya gushaka umuhumuriza hanze kandi wowe uhari. Birakunaniye koko? Abuhumuriza hirya no hino bafite agaciro kurenza uwo muntu wawe mubana mu burarana mu buriri, uwo muturanyi wawe wa hafi. Ugasanga umuntu ikibazo cyaramuzengereje, ikibazo cyakemuka ukazajya kumva arimo arashima kanaka uhari. Wakoze ikimwa hanze baragushima, ariko mu rugo nta shimwe ufite, kuko uwo muntu kuba hafi y'umuntu ni gute? Hari igihe bigora ukavuga uti se namuba hafi gute? Nkuko nawe utekereza ko bakuba hafi, bari kumuba hafi. Hera aho ngaho bari utangirira, kuko hari igihe ikibazo kigora umuntu ariko yakivuga akavuga ati ariko nta nubwo ari ikibazo gikaze, ariko kuko yabonye umuntu abivugana nawe bigasohoka, uwo muntu rero mubana mube hafi. Hizamo cya kintu cy'akamenyero, cya kintu cyo gukonja bikagera ahantu bikaba barafu, ku buryo ewana ya barafu ko igoye kumena, kubera ko utahabaye mu bihe byiza, utahabaye mu bihe bibi. Mugerageza mushyiremo akantu k'ikibatsi cy'urukundo, mukanguke. Ntago mu gihe haje akantu kabahungabanya cyangwa se akantu mutumvikanyeho ari ngombwa yuko mutandukana. Ugasanga buri wese ari hirya mu nguni ye n'undi ari mu nguni, hagati harimo umwora buri wese yagwamo. Ntago burya biba bikwiye. Iyo mwegeranye ya barafu irashwanyuka. Iyo mwegeranye buri wese akavuga uko abyumva, cyangwa undi akamutega amatwi cyangwa akamubwiramo akajambo, cya kintu cy'umwora kigenda kimeze nk'icyobo kigenda kibatandukanya kivamo. Mugerageze rero mushyiremo akantu, mwishakisha ubuzima gusa. Hari umuntu ukubwira ati nta mwanya mfite akazi kenshi,
akazi kamanye kenshi akazi yes nibyo ni akazi ariko se urugo nta kigenda, abana nta kintu bikubwiye, umugore n'umugabo umugore wawe cyangwa umugabo wawe nta kintu bikubwiye, yaba adahari nta kibazo, ibyo afite biramureba nta kibazo, ariko akazi kawe kagenda neza. Niko bimeze niko bimeze. Hari igihe uzakanguka ugasanga akazi wagakoze neza ariko hari ibindi wishe. Mugerageze rero muri izo shuguri z'ubuzima, muri izo pararara z'ubuzima, muri ibyo bibazo by'ubuzima mushyiremo akantu hagati yanyu, kuko iyo ibibazo birimo bikubita hirya uzi ko ufite umugabo wawe cyangwa ufite umugore wawe ukuri hafi, uhangana na cya kibazo kuko uba ufite support, uba ufite umuntu ugushyigikiye, uba ufite umuntu ukuri inyuma, uvuga uti ndashyigikiwe nta kintu cyampangamura. Ariko iyo inyuma hajegera umugore wawe cyangwa umugabo wawe atakwitayeho, atakuri hafi, atakumva, ataguhumuriza, na cya kibazo kirakujegeje. Iyo urukundo rukomeye rukazirika ibibazo, rugazirika ibintu byose, rukabyegeranya, iyo haje ibyo bintu byose rero ntago bigoye kubitandukanya. Ariko nta wa mugozi wanyu witwa urukundo ujegera, ushaje, wajeho ivumbi, wajeho uruhumbu kubera mutawukorera isuku, akantu koze kaje karabahangamo, karagira karabajegeje. Ariko iyo wa mugozi wanyu muhora muwufura, muwuhanagura, muwusigiriza, muwuhindura ukaba mushyashya, bya bintu byose iyo bije bigasanga rwa rukundo rurafunze, koko rurabafunze mwebwe babiri, muhangana nabyo mukavuga muti yes burya turakaze. Mbifurije rero kugira gute, gushyira hamwe, mbifurije gukunda, mbifurije ku updatinga urwo rukundo rwo kuki mutaruvugurura ngo rube rushyashya rwanyu babiri, mwongere mu ruvugurure rufatane. Hanyuma mbifurije rero guhangana n'ibibazo byose, mbifurize gutsinda ibigeragezo byose, mbifurije kwishimana mu rukundo ariko mushyize hamwe muri babiri nkuko mwabyiyemeje cyagiye mujya kubisezerana imbere y'ababyeyi, n'imbere y'amategeko, n'imbere y'idini. Yari Barada Vibes.